Rero neza. Mwiriwe. Makuru. Meza. Uko manga? Uri wa hano? Ndi umuzamu hano. Okay. Wampoza n'aba hano se? Ushaka bande? Ndashaka abanyirurugo. Wari ufite gahunda? Nshaka kubavugisha nta kibazo. Nta gahunda dufitanye ariko ndashaka kubavugisha. Ushaka kubavugisha? Nta kibazo ni karibu. Murakoze. Mabuja, bazaniye umuntu bashaka bagure hano kuri gate barimo arakomanga nuko ahita ambwira ngo arabashaka ngo ashaka ngo kubasura ngo no kubavugisha sinzi niba mwaba mumuzi. Yese muraziranye? Oyanjye ntabwo muzi nkomangiye hariya nuko mukingura ambwira ko ngo bashaka sinzi ngo ugenda kubabwira. Uraho emko? Mwiriwe. Makuru yawe? Ni meza gakeya. Ni gake kubera iki se? Amaye amaso yo kunywa. Reka nyakurebe. Ntagiye kuyakuzanira. Murakoze. Kuba kari agatebe uze wicare rero umbwire ikikugenza. Ni inyota ufite gusa se nta n'inzara ufite? Inyota niyo nicyo kibazo mfite ntacyo. Mwakira. Murakoze. Anda hari ngo mume. Nyakurebe. Ubuse urashaka ndi? Bite se ibibazo ufite ni ibihe? Nyine nari nkomanze hano nshaka kugira ngo mbabaze numve nimba nta mukozi mukeneye. Urakomoka he? Iwanyu ni? Mu majyepfo. Mu majyepfo ahagana he? Nyanza. Nyanza ya Butare se cyangwa Nyanza ya Butare? Ubu waturutse i Nyanza diri mpaka ku gipangu cyanjye? Yemu niko zamu uyu muntu uramuzi? Ntabwo muzi. Murakoze. Hano mangiye ngiye nabibasobanuriye barabashaka inzu yenda ikintu cyamugenzaga. Waturutse iwanyu ryari? Navuye saa 8 z'ijoro. Uraza ushyika he? Naje nkajya nakariye ifuti ngeze Nyabugogo mbona indi ifuti inzana nkajya nkomanga ku bipangu hari naho bari bagiye kundisha imbwa ariko ndiruka ngeze amahirwe aha ngaha niho nabashije kubona umuntu inkingurira ahandi nakomangaga bakanga kunkingurira. Iyo nayikorera ntacyo bitwaye. Hanyuma se uza akahe kazi? Uzi gucuruza? Ese ubundi warize? Njyewe ntabwo nigeze ngira mbona ubushobozi bwo kwiga kubera ubuzima buri mu rugo. Ntabwo nigeze niga ariko nzi gufura no guteka. Imirimo yo mu rugo ndayizi. Nahinga, nakahirira inka n'ihene nazijyana kuzahura nta kibazo. Wakahirira inka? Se ko hano nta matungo mfite wa mwana we. Mbwira ko uzi guteka kandi ugateka neza, ukaba uzi gufura, ukaba uzi gutera ya myenda wafuze, ukaba uzi gukoropa inzu igacya, ukaba uzi guhanagura ibirahure by'inzu bigacya nk'uko nguko bisa. Mbwira ko nawe ubwawe ukamenya kandi kwitaho. Yewe ntabwo njya nkunda umuntu uzanira ibiryo nkasigara ameze rimwe. Urumva? Ujye ugira isuku.
hari umuntu ukuzanira ibiryo akabitereka ku meza ariko akagusigira n'ikindi kintu gituma na bya biryo utabasha kubirya ukagira isuku nawe. Hanyuma se ufite irangamuntu? Ndayifite. Ufite mituweli? Yego ndabifite. Mituweli ndayifite ariko iyo mfite n'umwaka washize. Uyu mwaka ntabwo twatanze kubera yuko twabuze ubushobozi. Ko numva byaba bigiye kuba inkomyi kuri jye, kuko kugutunga mu rugo udafite mituweli ni ukwigerekaho igisasu. Urumva? Niba nta mituweli se ugize gutyo ukanyerera ukagwa bizagenda bite? Mabuja mungire icyizere mukama akazi ukwezi kwa mbere nakora nayishyura nta kibazo. Mumfashije mukama akazi ukwezi kwa mbere nayishyura. Kubera yuko ubu ngubu nta hantu mfite ho kujya, nta kintu cyo kurya, nta mfiteho, mumfashije nakora igishoboka cyose ariko mukama akazi. Nzi gukora byose imirimo ndayizi. Umva rero nkubwire mwana we, sinkuzi, sinzi aho uturuka, ubwo ndajya kukubaruza kwa mudugudu kuko ufite irangamuntu, ariko umwana niwe wiha ingobyi. Nawe uzakore utikoresheje kugira ngo nawe bya bindi ubura ubashe kubibona. Iyo mituweli, utwo tuvuta two kwisiga n'utundi tubazo twose ufite. Nguhaye akazi ariko ntunebwa, nugira isuku nke mu rugo rwanjye. Nzagerageza Mabuja. Umva nkubwire, ikintu cya mbere nakubwiye isuku. Hana bimwe byo kunzanira icyayi ugasiga umwuka utuma na cya cyayi ntabasha kukinywa, sibyo? Zamu ngwino umwereke aho ajya gushyikira deyo, umwereke aho ushyira igikapu cye, kandi umuhe n'icyo kurya n'icyo kunywa. Mbere y'uko akora abanza umuhembure. Ngaho haguruka bajye kukwereka aho ushyitsa igikapu cyawe. Murakoze. Ariko iyo nakubwiye uzabyubahirize. Yego Mabuja. Mujyane umwereke iranza ashyitsamo igikapu cye, kandi ubanze umuhembure mbere yo kumuha akazi. Biteze. Ni byiza. Ushaka kumubira? Sinagusuje. Okay. Wicaye usaba kwicara hanga? Kanicare hano nta kibazo. Ibyo bikunejeje se? Okay. Asi. Reka basa ari njye kwegera none se nagirana. Bita amakuru yawe? Ni meza ayawe. Ni meza. Nanjye well and good. Ndashima Uwiteka. Nanjye meze neza. Namahoro. Ni cyiza cyane. Ko watinze musa? Nari nkihuze. Siko nabitekerezaga ariko. Ntabwo ari ngombwa ariko cyane. Okay. Mbagura umumagara nkatamera nk'uhuru ese. I'm sorry. Babazimana ndikize. Oya nta kintu nshaka, meze neza. Sure. Si reka nguhamagara umwegera. Ashobora kuza yenda hari icyo watekereje sibyo? Mwihurere nta kintu nshaka urakoze. Basi muhamagare. Utanga ibintu. I think Ati. Tubakiriza iki? Oya ntacyo urakoze. basi at least No, I'm okay. Byiza kandi cyo kunywa byiza. I'm okay. Please. Meze neza. Basi bakuzana icyo kurya se basi. Meze neza. Urakoze. Nta kibazo. Okay, ndaza kuninza kujyana reka mubwire. Sawa murakoze. Kandi murakoze. Yego.
gaho mbwira se basi ahandi ubuzima. Ise neza ndashima Imana. None ko nta kintu mbona like ubuzima bwarahindutse fine byari byarabaye nabi but I changed my status for real. Betty. What this is? Hey. Ibintu byarahindutse, ubuzima bwarahindutse. Nibyo byahindutse se. Ninjye urimo kwivugaho. Okay, go ahead. Uko nari imeze siko nyimeze so far. I can save some money like ndahamya neza ko umwana wacu azabaho neza for real. Umuke? Umwana wacu. Umwana we nandeze. Ari heze? None se abo No. twite? No. Byagenze gute? Ko musetsa wantereranye nta kintu ufite none uri kuza kundata ngo harya nguke you change your life. Why what me? Ariko cyari cyo no come on ari cyo gihe semvaga igihe gishize nari ndiho gute utegereje umuntu mubana mu byiza se ibi byagira akaguhunga uwo ni umuntu nyabake. Ntabwo naguhunze ko ari cyo nari nshoboye. No, even if n'ijambo ryiza ryari ngombwa. Come on. What's going on then? Tell me. What was abortion? Nakoze iki? What was abortion? Umvaga ndi umugumane ngumaze iki? Jesus Christ. Come on. You left me alone. Bamubise. Koko, nani so ufite? Wowe ufite ubwenge. Ubundi turengaza buri bwo kunkubita. Nta soni. Wowe tinsoza urushi. Kade. Ntabwo ntegeka. Uratinitse wamwita. Nyuma y'ibyo wankoreye. Ngese ntabwo namushakaga. Unsise mu bibazo urangaye uragiye none ngo ngicyumvaga ndumubyanka mukoresha iki se? Nari kumukoresha iki? Se kuki mutagira kwihangana mu Kwihangana bw'ibiki wowe warihanganye se? Wowe uri umugabo warihanganye. Hasoni. Wowe ufata blame yawe ukaza kwinshyiraho. Shame on you. Uratekereza gute ko nshobora kuba nafashe umwanya wanjye nge nkaguhamagara? Bakuru kigiye ngo wewe gute? Ukakora iki? Usibe unyibagirwe uzongere. Ntabwo nakwishyura. Uzongere no kumbara mu maso yawe. Please. Oh my God, why me? Mamutse Mimi. Mamutse boss. Njya kukwanduriza? Nta kibazo. Amakuru se? Ni meza. Bamenyereye? Nta kibazo. Nta kibazo. Ahindi hano nta kibazo akazi na. Ndashaka ko tuganiraho gato. Meze neza. Kumbona se utisanzuye? Oya nta kibazo. Nta kibazo. Urabona se ibintu uzabishobora? Nta kibazo na. Niwacu saka twakoropaga. Niwacu twarakoropaga.
so wumve rero umeze nk'utuje sibyo wisanzure ani mu rugo w'umwana mu rugo nyine sibyo nakoze ntihagire ikikubangamira wumva utishimiye udakunze ujye ukivuga uvuga uti iki ngiye ndumva sinzi ukuntu bimeze apana kubonana nk'ikintu kimeze nabi ngo upfire muri Nyagasani uceceke sibyo yego ese kutandeba ngo tuvuge iyo mu maso tuvuge nta kibazo mugira isoni cyane areba boss mu maso ntibakwirukane areba boss mu maso ntibirukanwe ninde kugeze ko iyo barebye umuntu mu maso birukana njya mbibona muri filime ngo ndeba reba boss mu maso bakata izo ni filime nyine jya uzajya undeba nta kibazo sibyo hari wavuganye se na mawuje byo guteka by'uyu munsi bavuganye ariko arambwira ngo hari ibintu ari bunime ku muhanda ndi bujye kugurayo nemba yanshyizeho umuceri w'umwe ndajya kumureba mbwira ndagira ngo mbanze soze gukoropa hano hanyuma zo kumubwira kandi sawa rero akazi keza umunsi mwiza sibyo sawa murakoze ubwo bizirikane icyo uzajya ukenera mpari yaba njye ujye ukimbwira yaba umugore wanjye uzajya ukimubwira nta kibazo sibyo nta kibazo cyanza nkenera nyibwira boss ntibwire mabuja cyanza nkenera kugura ibyo guhamba ibwire boss cyanza mbibwira mabuja konde zande chere musukire waretse nkisukire kanange keya nta kintu tubura hano ku meza se mwogashwa ngere breakfast yanjye murayizi hanyuma se nta mugabo yego babuze ibintu ntabwo bifatishwa umugati cyakoze wenda amagi bigibi hidayego baba ubu waziyasakuka wayibwiye uti manyinya we urantahe ukayivaho burundu ariko wari warambwiye ko bitazajya kubangamira si byo se okay ariko wenda ikihari nkubwije ukuri niba ariko ubishaka ndubihinduye nshobora kuzayireka ariko ntunyirukanse ukantwara gake gake nyine ubona nkagenda nkura icupa rimwe nkagenda ngabanya n'ikirahure n'iki wenda bizarangira nyiretse ariko ntabwo rwose bwacya ngo umbwire ngo reka oya ntabwo nabishobora kwaba ari ukubeshya gusa rinda wakubeshye ko kuba umugabo ari ukwiteka ibirahuri bya mu gitondo na saa sita na nimugoroba bon appétit nzagerageza nagukinishaga inzoga niba wumva uyikunda uzagiha n'uburenganzira bwawe ariko ntabwo ndi umusinzi basi mu inzoga gusa nyine kujya numva imeze neza ariko hari ibintu bitari hano byajyaga biba bihari nyine ntibihari ariko umwana muhamagariye basi Mimi karame boss wari uri hano ahangaha nyine narindi kugira ko nkora inyuma
ubu se nta kintu kitari hano reba ikibura kizana niki Mumbabarire n'umuneke. Kamuzana umuneke. yewe uzane none se wowe iki Mumbabarire. wawiririye aho gutekereza icyo azana hano aratekereza kumviriza urugi ibyo tuvuga umusore yabikorara murebaho ugiye Ngiye kora. Nandi inyuma. Nandi ngiye inyuma. ese wagiye wicara wowe ukanywera icyayi hano n'iki kikuta mu cyayi Mabasha nandimo ndi kunywa ji ndi kugira utuntu nkora. Yega ngaho ugenda uyizana uyinywera hari icyo uri bube se Okay, nta kibazo. iyo dusangire nta kibazo Okay. gahore ko mbona se ahantu wazanye amagi atagira umunyu icyo nzi cyo Mimi wambiyoji ngaho icyayi shyira umunyu ku kantu yawe nta kantu washyiraho umunyu dore n'imigati iyo uyirya akira nta munyu se Nta kibazo. ndashaka umunyu ntawo mbona hano ariko Kamuzana. shaka akantu ushyiraho umunyu uzamenyera bigoye aha bon appétit chérie yes amatari bumwe n'icyayi arasomeza umugati na ji icyayi gihari nzi ko yisemo jigi abantu bo mu oya ariko ntabwo twamurenganya hari ukuntu abantu baba batamenyereye ameza ariho ibintu byinshi nta bantu wigeze kumva se bajya ahantu bagahera ku ndabyo z'imitako bazirya reba rwose numvishe umuntu wagiye ahantu babazimaniye we yahereye ku ndabyo agira ngo nabyo ni ibiryo umufata n'umugati ese kuba ufite amasoni Nta kibazo. Nta kibazo. Amapenzi. siko uri mwiza kwari ukuvuga gusa birakubaje se sheri it's just talking sorry sheri